Hello guys, mumeze mute? Njyewe meze neza, ndashima Imana. Nizere ko namwe mumeze neza. Welcome to my YouTube channel. Murakaza neza kuri Flavia TV show. Ndabakunda cyane, nari mbakumbuye. Nizere ko ibiganiro nakoze byabaguye neza kandi byabanejeje. Hari abantu bagiye bareba nibandike comment, ariko nizeye ko mwanezerewe kandi mwishimye. Uyu munsi rero ngarutse ngiye kubaha vlog, ni aka video gatoya. Nizera ko mwese muri buze kureba, muze kukareba kuko karabafasha cyane. Natangiye gahunda yo kugabanya ibiro. Nshuti yanjye, mfite ibiro byinshi bishoboka ariko byinshi. Mfite ibiro byinshi, ubu ndi kugabanya ibiro. Hari target nihaye mu mezi 3. Natangiye rero kujya kwa muganga kugira ngo mbashe kuba nagabanya ibiro njye ku murongo muzima. Nari maze igihe ntameze neza, numva ndwaye, ndumva mfite intege nkeya, njya kwivuza. Mbaza ngo nagiye kwivuza hehe. Nagiye kureba Reya Mfite Yesu, ni umuganga w'umumama wita ku bantu bose, wita ku bana, abagabo, abagore, abakobwa, buri muntu wese ufite ikibazo cy'umubyibuho cyangwa ufite ikibazo cy'uko afite ibiro bikeya, akagenda akagusuzuma. Muzagende babasuzume. Nanjye nagiye njya kwisuzumisha, nsanga afite ibibazo byinshi cyane. Nsanga nararengere. Ibaze ko ibiro nakagombye kugira naregejeho nka 25. Ubwo urumva ko nararengereye. Urumva nararengereye, nagize ibiro 25 mbirenza ku byo nagombaga kugira. Ubwo rero ibyo biro 25 narengejeho, ndi gushaka kubimanura cyane mu gihe cy'amezi 3 bigashiraho nkabimanura. Ikindi nasobanukiwe neza ibintu naryaga, bya bintu navuga ngo ngo ifiriti iraryoha, bruschette iraryoha, inyama iraryoha. Nshuti yanjye, umuceri, kawunga, ubugari, nakundaga kwirira ifiriti n'umuceri, naba nariye inyama noneho nakundaga kurya, ariko cyane mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ubwo rero natinze cyane aho nari ndi gukora salade. Bari bambwiye ko ngomba gukora bufite menu ibintu ngomba gukoresha buri munsi. Iyo ni salade rero nari nakoze salade ya karoti, inyanya, igitunguru, indimu, kiramo na olive oil nkeya, na mwabibonye. Aha ni amazi mba ngomba gukoresha. Aya ni amazi mba ngomba gukoresha. Harimo cloves n'izindi mbuto nibuka ukuntu zitwa, ariko nayo nagombaga gukoresha mbere yuko mfata ifunguro ryanjye rya saa sita. Uru rugendo sinakubwira ngo kurutangira biroroshye, ariko ku muntu wiyemeje, wumva ko afite ikintu ashaka kugeraho, wumva ko ashaka kugira ikintu ahindura mu buzima bwe, ku rundi ruhande biroroshye. Umva birandyoheye, mbega ibintu byiza. Ubundi nagiye ngerageza kugabanya ibiro kenshi, nkabigerageza muri strategy zigiye zitandukanye. Hashira nk'ibyumweru 2 naba nakabije nkamara ukwezi nkaba nabivuye, mugasanga mvuyeho nk'ikiro kimwe, ariko mbikora mu buryo butari sawa. Kuko narabikoraga nkabikora nko kwiyahura, ugasanga inzara yanyishe. Ariko ubu buryo natangiye, reka sobanurira hano tugeze, ndaje babwire. Ahangaha urabona ukuntu isahani imeze. Hari imboga nyinshi. Aha uyu ni umuceri ugomba kuba umuceri mu bitera imbaraga, ugomba kuba mukeya, igitera imbaraga kigomba kuba gike. Umuceri murabona ahantu uri, ziriya ni imboga zigomba kuba nyinshi. Uru ruhande ruriho ubusa, hagomba kuba hariho inkoko cyangwa ifi cyangwa igi, ariko njye nahisemo guteka imboga zivanzemo indagara. Abantu mwanga indagara ndabasuhuje. Njye nahisemo gukoresha indagara, ibindi nzajya mbikoresha gake, ariko nahisemo gukoresha indagara. Nkakoresha imboga nyinshi, indagara, ibitera imbaraga nkakoresha bikeya, nkakoresha na salade bitewe n'ibyo uwo munsi muganga yambwiye ko ngomba gukoresha. Rero izo ni imboga nakoresheje, umva zari ziryoshye, zimeze neza, zitarimo amavuta, ziryoshye.
yabawe sinababwira ibintu birimo ariko ni imboga dusanzwe duhaha tuba dufite mu rugo ziryoshye zimeze neza. Salade nayo yari imeze neza, urumva abantu mutarya salade mutazi agaciro ka salade ndabaramukije cyane. Salade yari iryoshye, umva ifunguro ryanjye rirangije kurifata meze neza, umva nujujwe pe ubuzima ndi gucamo muri iyi minsi buraryoheye cyane. Iri funguro ni ifunguro nagombaga gufata saa saba kugera saa munani, nibwo mba ngomba kuba nyine hagati ya saa saba na saa munani nkaba nasoje kurya. Ayo masaha narayubahirije nk'uko muganga yabinegetse, kubahiriza amasaha. Buri saha muganga yaguhaye ugafata icyo yaguhaye ni ingenzi cyane. Abadamu mubyibushye mwumva ko bitashoboka, wumva ubangamiwe n'ukuntu ubyibushye cyangwa wumva ubangamiwe n'ukuntu ufite ibiro bikeya, rero yarahari ku bwacu, tumugane adufashe gushyira ibiro ku murongo, kumva tumeze neza, kandi uko ufite ibiro byinshi. Nageze mu rugo abantu barambwira ngo iyo ufite ibiro byinshi uba washimye urugo ndajyaho nanjye ndabyibuha nshima urugo, ariko byari bigiye kunshyira muri risike yo kuba narwara indwara zigiye zitandukanye harimo na diyabete. Rero urumva nagombaga kujya kwa muganga kugira ngo bamfashe kuko nari maze kugira ibibazo byinshi. Abantu bifuza ko nzabasangiza indi nkuru y'ukuntu uyu mubyibuho wambangamiye kugeza igihe njya gufata gahunda yo kujya kwa muganga. Ni icyemezo kiba gikomeye kugira ngo umuntu mubana agushyigikire. Ndashimira cyane umugabo wanjye na papa wanjye n'abantu tubana mu rugo n'inshuti zanjye baranshyigikiye cyane. Nyimara kubaha igitekerezo baranshyigikira. Umugabo wanjye aravuga ati kuraje, papa aravuga ati rwose kuraje kugira ngo uzarware, gira ibintu ukora. Nuko mba ngenze muri uwo mbafashe icyo cyemezo, ariko mfite n'abantu banshyigikira. Ni ukuri mujye mushyigikira abantu banyu kubera ko aba ari inyungu zanyu. Yego azarwara ababare, ariko nawe uzamurwaza ntabwo uzaba worohewe. Rero buri munsi mba mfite gukora siporo, urumva ubwo rero mba negetswe yuko nibura ku munsi mba ngomba gukora siporo y'iminota 30. Ntabwo ari ukwirukanka, ni siporo yoroshye pe, kugenda muri quartier cyangwa ahantu runaka uri gukoresha nyine nakamarshi, kuba wagenda iyo minota 30 umubiri wawe ukaba wabasha gukora cyane nk'abantu twirirwa mu rugo tuba twicaye ahantu hamwe. Ubwo rero urumva ko ngewe nihaye gahunda niyo minota 30 yego, ariko mu gitondo nkora iminota 30 cyangwa nkayirenza, hanyuma nkagaruka mu rugo nkafata amafunguro nk'uko biba biteganyijwe mu masaha. Hari n'amazi mba ngomba gufata. Umuntu ushaka video yuko nzabasangiza umunsi wose ukuntu uba upanze muzambwire muri comment. Ubwo ni iminota 30 ku munsi, ariko bitavuze yuko ushatse kuyirenza wayirenza ufite izo mbaraga. Rero ngiye nkora iminota 30, hari n'igihe nyirenze ikaba yaba nka 50 gutyo, hafi isaha. Hanyuma nimugoroba nabwo nkakora siporo y'iminota 30 ndi kugenda n'amaguru. Hanyuma nabwo naza nkakora ibyo nyine ngomba gukora mu masaha ya nyayo. Uri kumva? Ariko ni ibintu biryoshye, ni ibintu simbizi babaza bavuga ati we nukubera yuko ubiri muri mushya. Ni ibintu biryoshye, ni ibintu bimeze neza. Aho nene najya gukora siporo nimugoroba, mushaka kuvuga ngo se kuri kugenda gahoro, uri kwigendera uko ushatse. Aho ngaho nari ndi gutaha, ahubwo nari nibutse ko nakoze video y'ukuntu nakoze ibiribwa ndi buze gukoresha, ariko sinigeze nabwo nakoze nine video ndi muri siporo. Avuga noneho nkore video y'akantu gatoya mbereke nyine ko nari nagiye muri siporo nayo nayikoze. Hano nari narushye umva nuko sinaha barangira ngo muhamenye, gusa kuva mu rugo ngenda nari nakoresheje iminota myinshi ku buryo kugenda no kugaruka nakoresheje hafi nk'amasaha 2 gutyo, kuko naragenda komeza ndagenda no mu kugaruka rero nagarutse nyine nananiwe, ndimo ndagenda gakeya mwabibonye. Urumva rero iyi gahunda nge sineze kuyirekura bitewe n'ibibazo mfite cyangwa ndi gushaka kwirinda. Ngewe ikintu ndimo ndashaka kubasaba nuko twite ku buzima bwacu, twikunde, twimenye, tumenye ibintu byiza. Ibyo twita byiza ntabwo ari byiza. Tumenye ibiribwa byiza tugomba kurya, tumenye ibyo tugomba kugaburira abana bacu. Umva ndakwinginze uzagende kwa Leya. Ndimo ndababwira ngo muzajye kwa Leya abiteho,
ababwire uko ubuzima bwanyu buhagaze. Naje gusanga abantu benshi rwose abantu benshi abamama, ibaze ko n'abapapa bajya kugabanya ibiro. We mwakoroheje ubuzima, ari abapapa bagabanya ibiro, ari abamama nabasanzeyo benshi, uri kumva. Noneho nahise kwa kundi umuntu avuga ngo, hari ukuntu tujya dukunda kuvuga ngo umuntu yashimye urugo, bikajyaho bikadukukiramo ukuntu umuntu yashimye urugo, ukuntu umuntu yashimye urugo. Umva babwiye, ntabwo ari ugushima urugo, ahubwo tuba turi gushima uburwayi bugiye kwinjira mu mubiri wacu tutateguye, sibyo? Rero biba byiza ko aho kugira ngo urware uzajye kwivuza, ahubwo wakirinda iyo ndwara ishobora kukujyana kwa muganga. Rero ndabakunda cyane. Video yari iyi ngiyi, murabona ko aho nari ndi muri siporo amashusho muyihanganire. Abantu bakomeje kumbwira yuko amajwi yanjye aba ari hasi cyane, mvuga gahoro. Ndimo ndagikoraho rwose, ikiganiro cy'ubutaha nzaza nongeye ijwi. Hanyuma mukomeze mubwire muri comment ikintu mwifuza ko tuzaganiraho, n'abantu bifuza ko nazabereka umunsi wose wanjye uko uteye n'uko mbigenza, bambwire muri comment. Ariko ngiye icyo ndi kwifuza ni ukugabanya ibiro byanjye byabaye byinshi cyane, kugira ngo nirinde uburwayi ubwo ari bwo bwose. Nshimiye buri muntu wese wakoze subscribe kuri Flavia TV show. Imana imuhe umugisha, kandi Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Ndabakunda cyane, ndabakunda cyane. Mubeho kandi murambe, muhahe murongo. Bye bye, ciao ciao.